you do a show? Would you do a vibe? Yeah. Jamari way. Yeah. Oh yeah. Could be the time with the very way. Yeah. Oh nah. You really get that. Yeah. Hey. Kumvaga hiye kataza gukingura. Shu, mezute. Mezute. Ameze neza. Sokore wakinza. Ntago natinze sheri. Kuko inkuru. Subo nabona sikubira muri salo kugira ngo nanjye ndazishaka pe. So bize ngiye n'inkuru. Genge. Murage mani mana yahe. Wese kandi. Ubwire. Uretse banze ngureme inkweto shawashyushye. Wambwira uwo muhungu ukuntu ameze. Shashuka mbwire. Namubonye. Ngaho mbwira inkuru rero. Nanjye nje narwiyambitse. Umva sheri, narindi kuva ahantu nyine sinzi ukuntu nahise murana kagati bebeta Joseph. Yesuwe. Yanesheje umutwe riri. Numva nyine ndasaze. Ibaze ko twageze aho twenda kurwana. Murwana? Abantu mukundana? Turwanira ikote sheri ryari ndi yamaye. Ubwo se koga. Noneho umva kamubwire, kambaze mubwire. Ndangije sinzi ukuntu twe turi gucyocyoranya ducyocyorana jya kubona umutipe mwiza mana. Sha umva kambanze nicare neza mubwire shawurashye. Harasa wari wicaye warubaye. Aya hangana ngo nyakumvaga neza. Ngaho mbwira. Umva ubwo nyine byarangiye nyine n'umuhaye ya telefone urayimuha kubwo nyine umujamasha nyine yamubitiye Joseph urugumi urahagarara urarebera yamunaze ndavuga se aka naka Denesi na celebrate nyine mu mutima ariko usetsa shawo muhungu wakwemeje asubundi ko mura nkubwire byanjye ubundi wowe uvitsa shangiye n'urukundo wagira ngo sinzi runyura hanange nyura nanjye oya ntabwo ndi gukubesha sheri ako hari igihe kimwe nzakubwira ibyanjye genda nzaba naramubonye byo umutipe nyine ndenda kumamagara mukanya nahiye ntabwo wabyumva nabyumva pe uwo muhungu ameze ati ngiye ngo ndarara murota uranabura rumurota Joseph se basi wamurose wana Joseph sa ku mahero se Joseph Ah, umeze bite? Umeze bite?
byaje guca bose byarakunze mwana utyo biragenda shana ari binange pe bimeze bite shana ari bite biracamo ubwo se biracamo byarakunze sasa bibonye kuri phone nabicare byagezeho pe okay ahandi ariko ndabona ari nari akazi karimo karagenda uryoshye nta kibazo pe ako nawe uzagura kandi bizakunda mbona nta kibazo sawa Soteri amakuru ndakomeye biragenda sha byarakunze je wose byagenze bitese byagenze bite amakuru nari ngiye ni imihanda n'ibyadanje mwana cyoza ngiyewe hari abantu nahahiye ni gutya n'ubu ndimo ndarumukira umamagaye ngo njye kumuhahira niyo mpamvu nguye kumuhahira ariko nyine nanjye ntago biracamo neza kabisa aho yabizakunda umeze neza wandangiye icyo gukora nanjye ko umva se kabisa ndimo kwihuta bureka mbibanetse okay zote nta kibazo ubwo nyine none nsigaye mfite agatelefone ubwo uraza zana ngushyiremo nimero uraza kumpamagara tuze uraza kuvugisha uraza kumvugisha ari dore ngiyi okay sawa naza kuvugisha urakoze pe kuko ndi busy rero nubwo birumvikana ariko nta kibazo oya bizakunda sawa bye kandi mwiza sawa none se wambaye rwose njye nitwa Kabiri ubundi bisanzwe nanjye banyita Manzi dore ngorera Manzi wakihanganya ukanshakira akazi se akazi sipora ushoboye iki saho nta kintu njye nakora yenda nta mashuri ahanitse mfite secondaire ariko nta kintu nakora cyambere no kuvugisha ukuri akazi rero akazi ndumva hari kuko niko kazi nkora ariko ndumva hari umuntu wigize kumbaza umukozi gusa nzi neza ko ubaye usanze hatari hajya yundi ndumva nawe waba ukabonye nukuri ahubwo se basi ni hafi ya bizasaba ko nza kureba undi munsi dore urenze ari amazi ubona ihangane pe nzakugorera tugende undangire ndakwinginze sawa nta kibazo Sheri Karame umeze neza cyane ya nakukumbuye cyane nanjye nayo mukumbuye cyane bebe ku kazi byagenze bite byagenze neza urebye nta kibazo ibintu byose ni neza umunsi wa mbere mu kazi kuva tubanye wowe ari inshuti wahuriye nazo nshyashya nazibonye ariko zitari nyinshi ariko nyine nababonye ariko nizere ko arizo wishimiye cyane abo nishimiye cyane kuko nyine narebye bahari abafite ikinyabupfura nyine n'abana beza numvaga iyi background cyangwa se kano gace twimukiyemo kazakugora cyane ugereranyije nyine naho wabaga ariko ndabona watangiye ukamenyera vuba Sheri nta kibazo nyine uko nyine bigenda bwira nuko bugenda bucya niko ngenda amenyera nta kibazo gihari yego gusa nyine biramanza bikakugora ariko nyine nta kibazo ngenda menyera gake mbese Sheri ko utagiye ku isoko byagenze bite ni ukuvuga ngo hari umujama twari tumaze kuvugana umwe ujya udushakira abakozi kuko nari nabikubwiye nari nkeneye umukozi wo kumfasha ku kazi urabona ntabwo biba byoroshye kandi ndacyafite stress z'ubukwe n'iki ubwo nari ndi hano rero mu kajaride ntegereje uwo musore nganzanira uwo mukozi ndebe hanyuma ndi buryo tworoganiza kugira ngo akazi kabe gakeya ari bugere hano ngasanga ntabwo bakubwiye igihe ari buhagerere nari ntegereje twari tumaze kuvugana kuri phone yarambwiye mu minota nka 15 okay yego ndabona baje biriwe mute okay mwiriwe bimeze neza dore nguyu wa mukozi mwamagariye nari muzanye ahubwo mu magambo make nagira ngo munkome ibyo biceri ngiye nari kugenda uyu mukozi uramwizeye neza mukozi pe nta nenge afite nta kintu muziho pe musore bite sawa ni uwiyo ntago witwa nitwa Kabira bisanzwe Kabira niryo zina ryonyine usanzwe umenyeye ibintu byo gukora akazi gukorana n'ababosi cyangwa Igo ntabwo navuga ngo mbimenyereye cyane nibwo ndimo ndaza muri iyi minsi ariko niyumvamo ko nakora neza cyane umusore gato wabanje kumubwira amategeko n'amabwiriza warebye ufite ibyangombwa byose mfite indangamuntu nta kibazo ibyangombwa ndabifite byasaba uri shuwa neza ko dushobora kugushyira mu kazi kacu ugakora neza
byaterwa n'aka ariko ntabwo yansobanuriye aka ariko ako ndasanga kose kama cyo kwambara kakama. ni ukuvuga ngo mu kazi rero dukeneye umuntu w'umuhanga kandi nanone utanga serivisi nziza ni ubucuruzi kwakira abakiriya nyine gutanga serivisi nziza nabishobora pe kandi ikindi ukaba umuntu utarangara muri bizinesi kugira ngo turinde kugwa mu bihombo nyine nta kibazo narikora. Okay, wowe noneho wama nimero yawe nkagushyiraho ayo mafaranga 079 yego 56 yego 440 urebeho yaje hanyuma reka uyu musore dusigarane ugeze neza kandi sawa manzi. ni karibu bebe mbonye nageze akazi kagiye kugabanyuka ya nkuko nabikubwiraga rero serivisi nziza ku bakiriya nta kibazo pe ndizeye n'isuku cyane n'agasuku. agasuku ko kagomba kuzamo nuko nayo nakamenyereye ariko ibi nimugire ikibazo rwose ndaza kubikemura. muramutse mumembye nahita ngura turasinkagura n'utundi dukweto nta kibazo. ariko ntukajye ukenyera ishati gutya ibyo biba bigaragaza ako cereka ari kanyisha hano hari umusozi tuzamutse nsa nkaho nyikorema ariko iyo ugashyira muri bag ariko nta kibazo. reka mpamagare murumuna wanjye asanzwe ahakora azakumenyereza akazi. nta kibazo mumuhamagara azakumenyereza akazi ntacyo bitwaye arabizi arakujyana nawe ugomba kuba Joseph oui ngwino hano. brother we Jose umeze ute? ni sawa. uyu mugabo se ko ndeba hari ahantu muzi ko shareba hano turebe brother uyu muntu ni umujura mwazanye muri runo rugo. ntabwo ndi umujura yaje gukoramo hano iki. ntabwo ndi umujura ntabwo nukuri ndi umujura. uyu ni umuntu mwashyira muri la company muziranye muti zana hano turebe uguretse iyi telefone ntabwo muyizi inkuru ejo bundi nababwiye ntabwo muyibuka. umeze ute? ameze neza akazi karagenda nta kibazo. gake gake ndi kugenda amenye bizajya bikunde ariko gake gake ibintu byose bigoranye ariko gukunda bizaza. umeze bite? Shu umeze ute? Sawa. abera shiri ndabona Liliana kugiye tugiye kwitegura kwerekeza mu kazi nani reka ndaniriza Liliana ndabona mwaye shari ndi kugushaka tujye mu cyumba ndagushaka abera umeze ute? Shana rero kumbuye shana nyine salamu uyu muntu nyine akora muri kampani yo nshaka mwakwibwirana ariko yitwa Liliane. nanjye banyita Soferi. Nice to meet you. Shuka mwegeze noneho neza barayimukungu kubika story none ni sawa. shani namuvuga nawe wari wamuvugisha ubwo se urumva umeze neza? hari ikintu kibura muri njyewe nyine ibyo tubireke n'umutipe se ko mbona tuje mbese ntabwo ajya muvugana naciye ndagira nawe mvugisha nkese nanjye nari mfite akazi kenshi nari mfite akazi kenshi ndabona karibu sheri bimeze bite se basi wahagurutse ukamuha
se kuki uba utabishaka umeze ute se ufite ikihe kibazo Jose amakuru ubona wanarutse se bwira cyane ni akazi kenshi cyane ntabwo bari kukwitaho babikwiye nk'abashiri si bose muri kumwe mubaje mwumve baganirije ibyo mwana w'ikigenzi bimeze bite ko usigaye ubura cyane ariko usigaye nkuhamagara nkakubona bimeze bite telefone byagenze bite cyane uko nyine mba ndigeze ntabwo mbabyitayeho ariko cya gihe nkusiga hahandi wa muhungu waje akatwivangamo uriya muhungu niyo ari igisambo igisambo none se ino telefone yawe yamugezeho none se nyine mbwira yamugezeho iyi telefone aho impamvu yamugezeho none se muhereza impano ni impano se wayimuhaye ifone ni njye wayimuhaye bishaka ujya kunyakira umuntu nahaye impano uri igiki wowe ngenda guhereza impano urinde nta kintu ndicyo hayi njye nta kintu ndicyo warayimaye nyine narayitanze ushaka ni iki ntabwo ibyo bintu bishoboka ntabwo ibyo bintu bishoboka sindimo ndabyiyumvisha neza uburyo naguhereza impano wowe ukayitanga ntabwo se iyo telefone numva yashakuje byagenze bite yavuye maye nayatse umutipe nyine w'umurara nabonaga yigendera ngo yaraje gusaba akazi mu rugo waba wamenye ko yitwa se numvaga brada arimo aravuga ngo nimba arizi arinde ndimo ndashaka kubyibuka ariko nkari okay ndaryibutse numvaga barimo baravuga ngo nimba ari Kabira Kabira yes Kabira Kabira se muraziranye twakubitanye gutyo tugenda nyine Joseph haguruka bose bigenze bite iwacu haguruka ariko ibintu ntabwo ari rero sabe wagiye wihangana sohoka shamani uriya mutipe anesha umutwe hahandi nyine ese ubundi wazamukatiye burundu akazari ko gutesha umutwe ese suzi ibyo nakubwira oya rega ntabwo wigeze umubwira ngo uramwanze ntabyo wigeze umubwira nawe aracyari mu ruhirahiro uzamubwira none se riri twashyirwa amashyitsi se oya bwije ndatashye hari ibintu byo gukurikirana abe asaza mwerekeze mwana bayi tujye tubane abe utarenga igipangu muri oya ntabwo ngeze Magari Skyra Yes, Ariska. Fresh umezitowe. Ariska. Sinzi ukuntu nicaye rero. Ibi bintu bimaze iminsi binduruma ndavuga uti reka mbikuganirize dore niho twaturukanye ibyaro. Iki kibazo twese kiratureba. Tugiye mu cyaro ryari mwana kirajya ngo kitazadukurikirana twahanye n'uriya mugabo. Amariskange ubwo kandi ibintu utangiye kunduruma gutya ushobora kujya kubona ukabona bizinesi imwe irahirimye irahiye umuntu arandagaye kandi yango n'ikibi imana ya nta muntu ubizi na madamu ntabyo azi buriya we ntayibaza nawe madamu ibyo bintu umaze iminsi urota mu buriri utarambwira n'ibiki ni ibiki utarambwira umaze iminsi urota mu buriri ushiduka
ibyo bintu ni ibiki ariko sanda yivuga ngo ikira bibi nabirenze ariko oya ibyo bintu ntabwo bisanzwe mbwira ahubwo ndumva ibyo bintu bitasanzwe mbwira reka mbanze nsuzanye ndaje ndakunda ariko nabirenze ariko bibi oya birarenze birara bikubuza gusinzira mu buriri ntabwo bisanzwe basi reka mbone ndaza kuvugisha